watubwira amazina utubwire n'ahangaha utuye hitwa gute? banyita Matabareri. Niko Mataba ngo byagenze bite? Umugore yahamagaye basaza be bantera iwanjye, bankurira urugi, barankubita, baranyangiza cyane. Basaza be bagukubise cyane umugore wagukubise? N'umugore bose bafatanyije. Waziraga? Nta kintu naziraga n'iki na kimwe rwose, uwo mugore si ubwa mbere ankorera ibyo bintu. Abaguhora iki se? Uri umwana afata agahana uba wakosheje, uba uzira iki gukubitwa n'umugore buri gihe? Ni kwa kuba nyine abagore b'ubu ntiwamukoraho, bo bakumva ko bafashe ijambo nyine, yaranyishe nanze kuvaho ubundi. Byagenze bite kugira ngo wisange umeze uku nguku turi kukubona? Ngewe nashidutse abantu bakubise urugi bangezeho, ari umugore ubahamagaye. Umugore n'ubundi yari yabanje kumpinarika, ubwo nabo baza nka basaza be bamuha umusada, bangira gutya baramfata bashaka kujya kundoha mu cyobo kiri hariya hirya. Nta kintu na kimwe naziraga, nta n'icyo nari nabakoshereje. Byabaye ryari? Sangahe? Duhe uko byagenze nyine kugira ngo byabaye mu ujye ijoro gushiduka urimo gukubita. byabaye mu ijoro ryo ku cyumweru, ubwo ni kuri 12 mu gihe cya saa 3 saa 2 n'igice aho ngaho. Hari saa 3 wenda, ariko tubifata. Ubwo nyine umugore ndaza mubaza irangamuntu yanjye, mubaje irangamuntu arambwira ibintu byinshi. Ubwo nibwo nyine yatangira, ariko basaza be mpamya ko n'ubundi bari bamuri hafi, kuko yewe yatangiye ankubita, nabo bahita bakubita urugi binjira. Wumvise ukubitwa utabwiye icyo urimo kuzira? Habe rwose nta kintu n'iki na kimwe. Ngo ntabwo ari ubwa mbere? Ntabwo ari ubwa mbere ibi bintu abinkoreye, ariko noneho by'indengakamere kugira ngo ajye guhuruza umuryango we wabo baze kunyica nta kintu nakosheje. Ibi bintu ngewe byambereye ikibazo kirekire. None si ryo hohoterwa ukorerwa kuko utarigaragariza ubuyobozi, kugera ubwo nabonye baraguteye ibisebe, bambwiye ko ari naho baguteye. Ibyo bimeze bite? Ahubwo ngewe nibaza ubuyobozi ibyo bintu burabizi. Ubuyobozi burabizi, ariko ntabwo baha umuntu agaciro. Nimba abagabo twarahindutse iki ntiwambaza, ugatakira umuyobozi ngo reka reka, watakira umuyobozi ngo reka reka. Abagabo b'inaha murarengana murakubitwa cyane bikomeye rwose, cyane cyane, ku buryo dufite n'aho tujya twagenda tukareka abo bagore izo ngo zabo bakazisigarana. Umurundi wabaye iki no mu bitugu no mu mutwe? Ni ifuni umugore yankubise ku kaguru, mu bitugu ni umuhoro bancoceshaga, ariko uko utari utyaye ubundi baba barananyije. Naho mu mutwe? Mu mutwe ni amabuye bampondagamo. Urugi rw'inzu ko mbona nta ruriho warishyize heza? Bararukuye, bararumenye, bararukura nyine. Ubundi bari kunyica nuko abaturage natatse, abaturage bakabasha kuhagera bakabanyamururaho bakiruka bakagenda uko. Ubundi gahunda bari bafite yari yo kunyica bikarangira. None kutajya kwa muganga? Nta bushobozi mfite bwo kuba nagera kwa muganga, n'amafaranga yari ari muri uru rugo rwanjye umugore yarafashe ayajyana yose. None urifuza iki? None kaba nta n'itungo mfite ngo ndigurishe, amafaranga yarayajyanye. Nifuzaga yuko narenganurwa nkajya kwa muganga bakampa ubutabera nanjye nk'umuntu. Uri gutitira si n'ubwoba? Oya. Ese umugore wawe yitwa nde? Mufitanye abana bangahe? Mwarasezeranye? Ntabwo twasezeranye, bamwita Bizera Randarada, dufitanye umwana umwe. Ubu ari he umugore? Umugore ari iwabo. Yahise ajyana nabo? Yahise ajyana nabo, barasahuye ibintu byose bahita bagenda, nta kintu nsigaranye mu nzu. Papa tubwira amazina hanyuma tubwire iki kibazo cy'umuturanyi wanyu kimeze gute? Nitwabirwe Christophe. Uyu muturanyi rero tunava n'indi imwe mu muryango wanjye. Aha abantu n'ubundi bakunda kugira amakimbirane. Aturuka ku ki? Aturuka uyu mugabo wakunda kubwira iyo agiye gucyura umugore nko mu kabari, baza barwana gutyo.
n'ubushize dore umwe namutoraga yari mu rutoki rwanjye yaryamyemo barwana nk'uko nguko. ari umugabo se? Umugabo n'umugore baza no kurwanira n'iwanjye. Ubwo rero mu bigaragara uyu mugabo n'umugore we, umugore akunda kujya mu kabari, uyu yajya kumucyura ibibazo bikavuga. None reba uko yamuzaniye basaza be bamugize gutya. Ese ni basaza be bamukubise cyangwa umugore wamukubise? Ni umugore yafatanyije na basaza be. Mwabimenye gute kugira ngo mujye kumwamurura ukavuga ko abaturanyi ari mwe mwamutabaye? Ni abaturage n'umuhungu wari uvuye iwanjye kubera nari mfite ubutisimu, amanuka atashye araza arakomera, abaturage baraza bahagera basanze ari gukubitwa se? Bari bamutaye kuva mu nzu bakagera hanze bajyaga? hari baje nyine kumutsinda mu nzu. Wenda ku makuru mwamenye bamuzize iki? Umugabo se ubwo bahoreraga bashiki babo kuko bigeze kurwana n'ubundi bushize, nanone bacana inguma gutya. Ubwo rero bari baje guhorera mushiki wabo. Ubuyobozi ko bavuga ko ntabyo buzi? Ariko ubuyobozi waba utuye ahangaha ko ubuyobozi ari ngo ubure hari hakurya. Ubushize nkaba naririwe nshaka igitifu, nanone byagenze gutyo, naraye ijoro n'undi mugabo uri hano hirya w'umuturanyi, harara ijoro gitifu akambwira ngo nimujyane kwa muganga. Narangiza nkabwira nti ndi umukene nta mafaranga mfite, ngo gusinyire kontimeri sinzi n'ibifaransa. Umudugudu yangezeho ndimo nshakisha nomero ngo mpamagare RIB, yazifite hariya. Ngize amahirwe mbona umudugudu araje arabikirana arahonyahonya. None rero aba bantu muri uyu mudugudu ni ikibazo cy'umudugudu dufite. Nta buyobozi mufite? Ubuyobozi buradusuzugura, ntabwo umubwira ngo yumve icyo umubwiye yihutire kukurengera. Mwaza muvuga ko ngo hari n'ihene z'umuturage hariya? Ngo ni ingurube, iyo ngurube zimwe mbahera. Iyo ngurube impamvu yariwe uwo mugabo baratwibye mu kabande, nanjye nari ndimo mu banyibye mu bibwe. Noneho twari twashyizeho umurarizi araturarira arabafata, kubera byari buri munsi nta kagozi nta kajumba twagiraga mu kabande, byabaye kuba ngombwa ko we ahabwa igihano kigaragara cy'ubutaha ko atagomba kongera. Niwe wabibaga? Niwe watwibaga nawe arabyemera. Hanyuma kuri uyu muturanyi wanyu akaba n'umuvandimwe wawe, muramusabira iki kuri iri hohoterwa akorerwa n'umuryango w'umugore we? Turamusabira kugira ngo mu murenganura abanze avuzwe, n'uwo mugore nawe bahagarare bumvikane, nimba batabashe kumvikana batane, ubutazongera kwirirwa baza guteza umutekano muke mu mudugudu. Mama ngaho tubwira amazina hanyuma utubwire ikibazo cy'uyu mugabo kimeze gute ko nabonye yuzuye ibikomere? Nitwa Muhimpundu Vestina, nari ndi hano hakurya nyine bambwira ko ngo bamukubise baramuzahaje bakwica urugi. Ari ndi kureba ku rugi rero barwishe, nsanga barwishe, tumusohoye mu dusanga baramutemaguye kuriya. Yagizwe kuriya nande? Ni umugore we ngo nawe aramuzi. Yaziraga iki se? Nyine ngo we yanze kujya mu butisimu bw'umwana babyaranye, wabyawe n'undi wahari nyine ngo ari mu kazi k'imodoka yanga guhagarika akazi ka leta. Noneho amubaza ko atazi ngo bagende baringaniye ahari. Ubwo nicyo yamuziza ko atagiye mu misa ari mu kazi ka leta agira ngo atagahagarika. Yamurije ko batagiye ngo bafatane agatoki ku kandi? Bagende baringaniye bifotoze mu misa. Niko mbese mbibona. Amubaje ageze hano amubaza ati kuki utaje mu misa, wenda aramubwira ati nagize akazi kenshi. Nibwo rero ahamagaye basaza be baramukubita, amubaza ngo n'indangamuntu ye yari yajyanye akajya yimwima, mbese agira ngo iyo yabitsaho udufaranga, njye sinzi ikintu amufatira indangamuntu. Ni ibibazo ngo bisanzwe basanzwe barwana? Ni ibibazo byabo mu kabari. Umugore we ni bubu yigira mu kabari, abasore bose bakamukunda. Undi nawe rero urumva niba agenda yafushye ataha ababaye, rero bagiye ntabasubiramo, ni ibyabo, ni ibanga ryabo mu nzu. Ahubwo ikintu kimbabaje ni ziriya nkoni
zirangura ntiwakwica urugi rwa muramu wawe, wagenda ukabunga ntiwagira ngo ube ngo ugiye kwica muramu wawe mushyire mu cyobo. nabonye umurundi barawumena. N'umugongo barawutemye nyine. Muramusabira iki? Turamusabira kumurenganura n'ubuyobozi bw'intara bukajya butuba hafi, dore turarengana ntibamenye umudugudu ko waramutse. Nka mudugudu ntakwiye kumva Eric ngo abaze izina rya Eric, amazina ya Eric ndavuga yumva nawe n'ubanyumve. Eric ntabwo wabaza Eric uwo ari we ngo ubaze amazina ya Eric uwo ari we, mu mudugudu wawe bagutabaje nk'ubu ari hehe nk'ubu. Bivuze ko ntabyo azi. Ubwo ni muzamutubariza igituma atamenya aho abantu baraye, uko baramutse, umutekano mu mudugudu. Ngiye nk'ubu nje ndi senefu nza mpuruye nanjye kandi ni muri Burende bankingiye amazu. Burende ni ndi ahantu bansohoye mu nzu zanjye bazikubitaho ingufuri, mujye kundebera nanjye mfite akarengane nanjye. Baransobora mu isambu y'ababyeyi banjye bansizemo. Uraza tubwira amazina hanyuma utubwire uru rugo rubanye rute. Nyene turadukunda Theodeta. Uru rugo ntabwo rubanye neza rwose. Imva iyo biswa ngo wenda ngo barijajaye ntabwo bashaka kurenza icyumweru mu Rwanda. Baba bapfukise Rwose simbizi pe, nibo babizi, njye ntabwo twamenye ibyo ari byo. Bahora barwana. Baravuga bati umugore yigize nabi, umugabo iyo amusanze mu kabari akamukurayo bararwana. Amakuru ameze ate? Ni umugore mugenzi wawe, umugore wadukira umugabo agakubita kuriya, mubibona gute nk'abadamu? Urabona ko bidakwiye rwose, ntabwo ari ibintu bikwiye, ariko nyine bose mbona bahora barwana, yaba umugore yaba n'umugabo, mbona ntazi ibyo baba bapfa pe. None dore kuri ubu bamumugaje yanaheze mu nzu, ibyo muramusabira iki? Turamusabira ubufasha bwo kuvuzwa, akavuzwa nyine. Amakuru mwarayamenye se ko yahohotewe cyangwa mubimenye? Twebwe ntabwo twabimenye kuko nta n'induru twiza twumva, banza batarigeze bavuza n'induru ko ntabyo twamenye pe.